ariko ngo itangazo rivuga ngo akira kwitwa umuntu, akira agaciro aho wakaburiye, akira kwishyurirwa ikode aho waburiye inzu. Izina ry'Imana nirishimwe. Imana yacu bwite, uri Yeri idapfa, uri Rohimu, ntabwo uri Dagoni, ahubwo uri Imana, uri Jehova Jire. Ndagushimye. Urabona kino kiganiro muhe ijambo aho yariburiye, aho bamugurishije, aho ibyo byataye agaciro, aho ibyo byaziritswe. Ndabizituye mu izina rya Yesu Kristo. Reka buri umwe wese akuboneraho umugisha kandi ijambo ry'ihumure rimugeraho. Kristo hari byaduteje agaciro, ariko ngo nubaha agaciro. Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali ari mu mahanga mwumva ikinyarwanda. Ndabasuhuje cyane, kangushimira wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro wo bwa mbere ukayikanda, ngusabiye umugisha. Nabasezeranije ko ntazajya mbicisha urungu, mpamvu nafashe urugendo bunibereye hano mu mudugudu wa Rutango no Rusenyi. Umudugudu wa Rusenyi. Yego, umudugudu wa Rusenyi mu kagari ka Gisovu mu murenge wa Cyanika, akarere na Kaburera. Naje gusura umukozi w'Imana Manishimwe Julienne, mama Oruga, n'umuhanuzi pe. Abantu benshi aho agere hano kuri YouTube, abenshi barabohotse, yarabasengeye, abaye bafite ibibazo barasubizwa ibibazo bitandukanye. Niwe rero uri imbere ya kamera ndi kugira ngo muhe umwanya atubwire icyo ashaka kubwira abantu badukurikiye. Njewe mbaye ncecetse, sibyo mama Oruga? Yego cyane. Mbanze kubasuhuza, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabasuje mu izina rya Yesu, ndabakunda cyane. Shalom shalom. Nkuko babibabwiye ni Manishimwe Julienne, mama Oruga, umurenge wa Cyanika, akarere ka Burera, akagari ka Gisovu, umudugudu wa Rusenyi. Ndabasuje rero mbere yo kugira ngo ngire icyo nabagezaho, reka tumaze twasenga. Mwami Imana yacu, data wa twese mwiza, ubera hose icyarimwe, izina ryawe nirishimwe. Ubera nukuri kutugirira neza, uzi ibyo wibwira kutugirira ni byiza, ntabwo ari ibibi. Turagushimye yuko uri Imana turengeye, ukaturengerana n'imiryango, ukaturengerana n'inshuti. Izina ryawe nirishimwe. Nsengeye kino kiganiro, nsengeye n'abaracumva bababorwe nawe, abafite intambara zibashe guhagarara, kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Uri Imana yacu bwite, uri Yeri idapfa, uri Rohimu, ntabwo uri Dagoni, ahubwo uri Imana, uri Jehova Jire, uri Imana itegeka bigakomera vuga bikaba. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimye kuko uri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mbere yo kugira ngo ngire icyo nababwira, reka tumanze twaririmba no muririmbyi uvuga ngo amahoro Yesu atanga ngatuma turenga ibibazo tukabifata nk'ibitari. Amahoro Yesu atanga atuma turenga ibibazo tukabifata nk'ibitariho, tukagendera mu butsinzi. Amahoro Yesu atanga atuma dukira uburwayi tukabufata nk'ubutariho, tukagendera mu butsinzi. Haleluya. Wewe uri kunyumva, amahoro Yesu atanga, amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero ntarondoreka. Ayo ngatuma turenga ibibazo, agatuma turenga uburwayi, agatuma turenga impfu, agatuma tubaho. Ayo ngaya arategeka, ayo ngaya niyo yishura ikode, ayo ngaya niyo yishura ideni, ayo ngaya niyo yishura minervari, ayo ngaya niyo atanga ibyangombwa, ayo ngayo niyo atanga gakondo, ayo ngayo niyo atanga gakondo mu gihugu cyurimo kitari cyawe, ariko ukahabonera gakondo. Ayo ngayo atuma turenga ibibazo tukabifata nk'ibitariho. Ndagutangariza ngo ishuri ryose uri kwiga nta shuri ritarangira. Haleluya. Nta kigeragezo kitarangira, kuko enekusiku wa Jezidotayi ibyo uri gushaka byabuze.
ibyo uri gushaka byabuze. Imana yo mu ijuru ari hejuru yabyo, iyera idapfa iri hejuru yabyo. Niyo mpamvu ngo utangaje itangazo ngo utangariza abazimu ko Imana iguhaye ijambo. Uyu mwanya Yesu aguhaye ijambo, Yesu aguhaye icyo gukora, Yesu aguhaye icyo kuvuga, Yesu aguhaye kwitwa umuntu. Rotakita yasikiya enemogerere, nubwo utari uri umuntu abo akaba nabo bagicibwa, hakaba ari ntawe ukikunyuraho, hakaba ntawe ukikuramutsa, ariko ngo itangazo rivuga ngo akira kwitwa umuntu, akira agaciro aho wakaburiye, akira kwishyurirwa ikode aho waburiye inzu. Izina ry'Imana nirishimwe kandi izina ry'Imana nihabwa icubahiro. Turashima Imana kandi Imana ivuga bikaba, izina ryayo nirishimwe. Dushimye Imana yakuye Yozefu kwa Potifari, kandi Imana yarasezeranyije Yozefu kuzaba umutware, ariko bica mu nzira ndende. Ndagutangariza ngaho uri hose icyo gusaba Imana, nubwo uri kubona ari inzira ndende. Yozefu yaragiye, bene se baramugurisha, bashatse kumuterera mu rwobo bamukuramo, ariko babaga intama, baravuga ngo bayisiga amaraso, bajanira se umwenda, baravuga ngo umuhungu wawe ngo inyamaswa zaramutandaguje mu ishamba. Ariko nise arakomeza, ise arakomeza arihangana, ise arakomeza aratitiriza. Ariko Yozefu muri uko kumujyana agera ku mwami, abo umugaragu, amajije kuba umugaragu agenda kwa Potifari. Muka Potifari nawe aza kumubera ikigeragezo. Arangije Yozefu aramubwira ngo byagashobotse, ariko ntibyashoboka kuko umwami yampaye kugenga inzu ye yose, ariko umugore we ntabwo yamumpaye. Nuko umugore we arangije aravuga ngo Yozefu yashatse kumufata ku ngufu, ararira cyane, amarira menshi. Yozefu bamujyana mu nzu y'imbohe, iwo kose ko ari gushaka isezerano rye kugira ngo risohore. Barangije kumujana mu nzu y'imbohe, biba ngombwa ko arotorera umugaragu aragenda. Imana iteza umwami inzozi, Imana hagira ibyo iteza inzozi, Imana hagira ibyo ibuza amahoro, Imana hagira ibyo icubanganya, Imana idapfa, iyera idapfa, hagira ibyo iteza. Ni ukuri umudugararo ngo ni umwami ararota ngo bazana abapfumu, ngo bazana abapfumukazi n'abapfumu, ngo bazana n'abahanuzikazi, ariko bashaka uwasobanurira izo nzozi. Buri wese yerekwa gukwe. Yozefu baramushaka, ariko umugaragu abwira umwami ati ariko ndi muri gereza, hari umuntu w'Imana wambwiye wandotoreye inzozi ko nzagaruka ibwami. Aho ngaho ntiwamuzana. Yozefu biba ngombwa ko baje kumwenda, ariko muri uko kumwenda umwami yaravuze ngo ntago baramujana imbere ye asa nabi. Biba ngombwa nawe hari ibyo Yesu aje gusukura, hari ibyo Yesu aje gufura, ngo nibagenda bamukarabye neza, bamushakira aho kogera heza, bamuzana manze hariya ku ntebe y'umwami. Nawe hari uko wakwicara ku ntebe y'ubwami, nawe umugisha w'abandi bicaye mukawicaramo. Barangije bamuha ibiryo, barangije umwami aramubwira ngo none ngo cyo nsobanura inzozi. Arangije avuga ngo Uwiteka Imana ishobora byose ngo niwe yabasha kuzisobanura, ikindi mo nico cyabasha kubivuga. Ngo nuko arangije asaba Imana ishobora byose, nawe yitakambira uyu mwanya, nirabasha kumva ibyawe. Arangije asobanura umwami, aramubwira ati gano masaka warose gameze gutya nagameze gutya, n'inzara igiye kuzatera go warose gameze neza gabyibushe, ntago giye kwera, ariko gariya ni imyaka 7 bigiye kuzagera ngo inzara yarateye. Ndagutangariza nubwo inzara izaba mu gihugu, nubwo izaba hehe hose, ariko ndagutangariza ngo abavuganye n'Imana, igihugu cacu Imana igihagazeho. Imana yo mwijuru izaturengera, aho kujya zaje, wo kunywa zanywa. Ngo nuko bararaye babagenzura muri za ministeri zose, ngo iz'uburezi, iz'ubuzima, iz'imibereho myiza. Bavuga ngo none ninde waba ministeri w'ibiryo? Ngo maze barangije baravuga ngo uwabisobanuye nuzi ukuntu bizagenda niba uzaba umwami. Barangije bagira Yozefu umwami, bamaze kumugira umwami. Bane se mu gihugu cyabo uko mbere gato yaho yararose imiba 12 iguye hasi iri kumwunamira, ariko barangije aravuga ngo ntago waba umwami wacu. Arangije aravuga ngo turindire isezerano. Barangije bajya gufunguzayo, Yozefu arabamenya, ariko bo ntibamumenya. Biba ngombwa ko bagaruka, arababaza ati mbese nta wundi muhererezi mwaba mufite? Baravuga ngo undi ngo inyamaswa zamuririye mu ishamba, ariko ngo dufite undi mutoya. Barangije baramujyana, barangije bavuga ngo uwo nguwo muzamuzana.
barangije bagenda batekerereza si by'uwo mwami, barangije bagenda bazana mwene nyina Benjamini. Barangije umwami Yozefu arababwira ngo batamumenye, ngo abwira abagaragu be ngo mu byo kujya murategura mushire mu cyurira muherereze, mushire mu gafuka ke, mushiremo igikosi cyanje cy'ubwami, igikombe cyanje cy'ubwami aricyo mushiramo. Barangije bagishiramo, bageze nk'imbere Yozefu yabasezereye, barangije baragenda. Bamajije kugenda Yozefu arangije abatumaho ngo nibaje kongera kubafata, barabafata barabazana, barabashaka basanga mu byo kurya bya Benjamini, baravuga ngo Benjamini yibye, ariko Yozefu we yari kwibanga, yari ari kwisiri. Nuko barangije baravuga ngo Yozefu arababwira ngo mujane ibyo kurya ngo muzazane na papa wanyu. Baragenda baje kuzana papa wabo, ariko Benjamini bamusize. Papa wabo bamugeza ariheba cyane, aravuga ngo noneho munciye amaboko kabiri, none ubu ndabutse kabiri munciye umugongo, kubera ikibi mubikoze, kubera iki umwana wanje mwamujanye, nari nababujije, none abahererezi banje bose murabajanye. Barangije kugenda, barangije na Saraza Yozefu arabibwira, turukugera turukunyanguza kuko igihe cyadusize mbese nabi. arangije arabibwira bose uko yabivuze ko ari imiba 12 zamwikubita imbere, bose bahita barambarara imbere ye, barangije baramuramya. Ariko isezerano ry'Imana yari ishaka kugira ngo rirame, barashaka kugira ngo risohore. Arangije abatekereza imirimo y'Imana, arangije ababwira ko bagomba kuza muri kino gihugu. Haleluya! Nuko ndagutangariza yuko hari ibyakubahutse, hari abagusuzuguye, hari abakugurishije hari abakugurishije sha, ariko Yesu agiye kuguhindurira amateka. Yesu aje kuguha ijambo aho wari buriye. Tugiye gusenga, ngiye kugusabira ijambo, ngiye kugusabira ihumure, ngiye kugusabira amavuta muri uyu mwanya wo gusoza. Mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza, ushoboye byose, urera kandi urakiranuka, nawe uhanye nawe. Ndagushimye, urabona kino kiganiro muhe ijambo aho yari buriye, aho bamugurishije, aho ibyo byataye agaciro, aho ibyo byaziritswe. Ndabizituye mu izina rya Yesu Kristo. Reka buri umwe wese akubonereho umugisha, kandi ijambo ry'ihumure rimugereho. Kristo, hari ibyadutesheje agaciro, ariko ngo nubaha agaciro kuko uri Uwiteka Imana ishoboye byose. Njoze mvuga ngo urakoze, urakarama kuko waturinze kandi ukaduhaye umunsi mwiza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mukozi Imana iguha umugisha. Imvura yaguye ntitwajya kugama, kuko umusirikari nyawe ntabwo atinya imvura, ntabwo atinya imvura. Imana iguha umugisha. Reka ngusaba utange nimero ku buryo wakumva ashaka ko mwasengana yazaguhamagara. Icyo bitwaye nta kibazo rwose. Nimero ni 0788 08 960 019, ni 0788 08 960 019. Murakoze cyane. Shalom, ndabakunda. Sawa akavura